ubutumwa bw'uyu munsi buravuga ngo ntugatakaze kubona ubuntu bukuriho, ntugatakaze kureba ubuntu bukuriho, uzahora ureba ubuntu bw'Imana bukuriho. Uyu munsi uraha ngaha nuko ubuntu bw'Imana bukuriho. Yesu ashimwe. Niba wabashije kuza muri iri torero rya Impact for Christ Ministries, itorero rya Papa Prophete Philip Banda, nuko ubuntu bw'Imana bukuriho. Niba wabashije guterana uyu munsi tukaba turi kumwe uyu munsi, nuko ubuntu bw'Imana bukuriho. Ubuntu bw'Imana bukuriho. Yesu ashimwe. Yesu ahabwa icyubahiro. Message ni ngufi cyane. Yesu ashimwe. Ariko ni message ifite intego ikomeye cyane. Ubuntu bw'Imana bukuriho ikizakwereka yuko wemera ko ubuntu bw'Imana bukuriho ukabwakira. Yesu ashimwe. N'ukuntu nawe ugirira ubuntu abandi. Uko ugirira ubuntu abandi ni igisubizo uba uhaye Imana, uti Imana warakoze kungirira ubuntu. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ubuntu ugirira abandi, ibyiza ukorera abandi, ni igisubizo uhaye Imana, uyishimira uti Imana warakoze kungirira neza. Nta muntu n'umwe adafite icyo ashobora gukorera abandi neza. Nta muntu n'umwe udafite ikintu yatanga ngo ahe abandi ngo bagubwe neza. Yesu ashimwe. Ubuntu bw'Imana yakugiriye ukaba umeze uko umeze uyu munsi, ubugaragarize mu bandi. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Matayo 5 ku murongo wa 7. Matayo ibice 5 ku murongo wa 7 haravuga ngo, Yesu ashimwe. Matayo ibice 5 ku murongo wa 7 haravuga ngo, hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa. Hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa. Mu Cyongereza bavuga ngo blessed are the merciful. Niba mercy of God has been upon you, niba imbabazi z'Imana zakubayeho, nawe ugomba kuzigirira abandi. Nicyo kimenyetso kigaragariza Imana yuko wishimiye ibyo yaguhaye. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Hari umuntu ndi kubwira aha ngaha, niba wireba wowe nyene gusa, ari wewe, abana bawe, urugo rwawe, umuryango wawe gusa, utitayeho abandi, nukuvuga ngo nta mugisha w'Imana ukuriho. Umugisha w'Imana uzakubaho igihe uba witaye kubatishoboye, kubakene. Yesu ashimwe. Yesu ahabwa icyubahiro. Muri Bibiliya nasomye ahantu Paulo yari kuvuga yuko yabonye impano, imfashanyo yabo muri Makedoniya ngo bagende gufasha ubwoko bwa Isirayeli Yerusalemu, kuko hari hateye inzara icyo gihe. Ariko aho Paulo yari kuvuga ubutumwa hirya no hino ku isi, nta nzara yari ihari. Arababwira ati, mufite ideni ryo gufasha bariya abantu bari muri Isirayeli, kuko babahaye ku by'umwuka, namwe mugomba kubaha ku by'umubiri. Yesu ashimwe. Iryo banga abantu benshi ntaryo bazi. Aho gufasha Isirayeli barayisenya. N'aba Kristo, kandi ubu Kristo ntibwari kubaho budaturutse muri Isirayeli.
Yesu ashimwe. Ngo tubafitiye ideni. Bariya abantu tubafitiye ideni kuko ibyo mu mwuka twabihawe ariyo bituruka. Yesu ashimwe. Paulo bakusanya imfashanyo, Makedonia barayimuha bati yitware. Yesu ashimwe. Yari ko afasaba abantu ati mumfashe gusenga. Iyi mfashanyo shiriya bakene muri Isirayeli. Yesu ashimwe. Abo bakene bayemere bayakire. Yesu ashimwe. Yari afite impungenge yuko badashobora kuyinezererwa kuyakira banezerewe. Yesu ashimwe. Yarasenga ati bayakire. Haleluya. Yesu ashimwe. Ntabwo ufasha abakene kugira ugaragare kuri gitangaza. Yesu ashimwe. Ufasha abakene kugira ugaragaze ko Yesu Kristo ari igitangaza. Yesu ashimwe. Ufasha abandi kugira ugaragaze ubuntu bw'Imana bukuriho. Ushima Imana kubera uri gufasha abandi. Yesu ashimwe. Usomye uko yari kubyandika Paulo ni mu Baroma ari kuvuga ati noneho nzaza kubareba ngende ndo muri Espagne. Ati kandi nzaza mfite umugisha mwinshi cyane. Kubera iki? Azaba yafashije abakene. Yesu ashimwe. Urashaka umugisha. Urashaka umugisha. Iki kintu Imana igihagazeho cyane. Igihagazeho cyane. Cyane. Niba ari ikintu Imana ihagazeho cyane ni gukora mu butunzi bwawe ugafasha abakene. Haleluya. Zaburi iravuye 41 iravuga ngo hahirwa bita ku bakene. Yesu ashimwe. Hariho imigisha Imana yageneye abantu nk'abo. Haleluya. Imana ishimwe. Nageze muri Operation Joseph nsanga ngo umuntu yatanze umuceri ntawonzi. Haleluya. Ngo uzafasha abakene tuzawubaha ku cyumweru. Yesu ahabwe cyubahiro. Yesu ashimwe. Shimira Imana. Hariho sister wacu ngaha dusengana. Yesu ashimwe. Nanyuze kugura amazi ahantu duhuriraho muri shop ye. Ahita mpa $1 ati genda uyohereze aze gufasha abana batagira icyo barya. Babona icyo barya bari muri South Africa. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Hari abantu basobanukiwe ibi bintu. Abo bantu bahorana umugisha iteka ryose. Abo bantu bahorana amahoro iteka ryose. Abantu bazi gufasha abakene nta cyago na kimwe kibabaho. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu ashimwe. Ngo ntugatakaze kubona ubuntu bukuriho. Iyo udafashije abakene ubutakaje kubona ubuntu bukuriho. Niyo mpamvu bamubona bari guhura n'utubazo hirya no hino. Kubera iki? Barirebye bibagirwa ab'Imana yaremye mu ishusho ryayo kandi bari kumererwa nabi muri iyi si. Yesu ahabwe icyubahiro. Hari umuntu ndi gufasha aha ngaha? Zamura amaboko, zamura amaboko, zamura amaboko niba uri gufashwa. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Amen. Zaburi iravuga ngo hahirwa uwita ku bakene. Zaburi ya 41. Umugisha wa mbere, mwumve iyo migisha yose uko ingana. Wahirwa uwita ku bakene. Haleluya. Umugisha wa mbere ngo Uwiteka azamukiza ku munsi w'ibyago. Yesu ashimwe. Ntabwo uzi umunsi w'ibyago wawe. Nta uzi umunsi uzahura n'ibibazo. Ariko waradevelopye iyo character. Waradevelopye muri wewe gufasha abakene, kwitaho abakene. Umunsi w'ibyago ugeze Imana iraza ati do not touch. Mutamukoraho. Uyu ni uwanje. Uyu ni umfasha. Uyu ni unyitaho. Uyu ni ungaburira. Uyu ni unyambika. Uyu ni unyitayeho. Mutamukoraho. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Umugisha ugira kabiri. Haleluya. Ngo Uwiteka azamurinda
amukize. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ngo azamurinda. Mu cyongereza avuga ngo he will be strengthened. Ngo azahabwa imbaraga. Yesu ashimwe. Azahabwa imbaraga. Itorero ry'imbaraga ni itorero rifasha abakene. Itorero ry'imbaraga ni itorero ryita ku bandi. Yesu ashimwe. Itorero ry'imbaraga ntabwo ari itorero ryinjiza amafaranga menshi, ni itorero ryakoresha rifasha abakene. Umuntu w'imbaraga ntabwo ari umuntu ufite byinshi, n'umuntu wita ku batishoboye akabafasha. Yesu ahabwa icyubahiro. Yesu ashimwe. The Lord will strengthen him upon the bed of languishing. Ngo Imana izamukiza narwara. Ngo kandi azahigwa ari mu isi. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ngo the Lord will preserve him and keep him alive. Ngo Imana izamupreservinga. Yesu ashimwe. Ngo azabona umugisha ari ku isi. Ninde ushaka umugisha? Yesu ashimwe. Ariko gushaka umugisha ni Yesu ashimwe. Hallelujah. Hari iwacu hariho province bita Mwaro i Burundi. Yesu ashimwe. Ahi Mwaro ngo hari abantu bakunda amafaranga cyane. Yesu ashimwe. Mu Barundi baraha ninde uturuka i Mwaro. Yesu ashimwe. Utantera amabuye. Yesu ashimwe. Hallelujah. Ngo bakunda amafaranga cyane. Ngo kugira umenye yuko umuntu w'Imwaro yapfuye, ngo ujugunye igiceri cy'amafaranga hasi, ukabona ntabyutse, umenya ko yapfuye. Riko jo, Yesu ashimwe. Hallelujah. Umunyamwaro yaguye mu cyobo hariya. Hanyuma haza umuntu ari kunyura aho ngaho byamunaniye ko yivanamo. Ati mpako kaboko kawe. Atekada. Ati singuha kaboko kanje. Gutanga ntibirimo. Yesu ashimwe. Aravuga ati umuntu ndamugenza gute? Ati basi fata akaboko kanje. Ahita aragafata. Kuko gutanga ntabwo bimurimo. Nubwo ari akaboko kamufasha ntabwo ashobora kugatanga. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Amen. Abantu batazi ukuri ntibazi gutanga ngo bafashe abakene. Yesu ahabwa icyubahiro. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Ngo he will be blessed upon the earth, and you shall not deliver him unto the will of his enemies. Ngo kandi ntumuhe abanzi be kumugirira uko bashaka. Yesu ashimwe. Ninde ufite abanzi ahangaha? Zamura akaboko. Uzamura akaboko. Ufite abanzi. Utagira abanzi no kuvuga ntacyo amaze. Ntacyo ari cyo. Ariko ngo aba banzi ufite, Uwiteka ntazemera ko hagira icyo bagutwara. Amen. Ntazigera yemera ko hagira icyo bagutwara. Amen. Kondisiyo imwe, kwita ku bakene. Hallelujah. Kwita ku bakene. Yesu ashimwe. Amen. Ibi bintu mbifitiye ubuhamya, ndabizi, madamu arabizi, twabibayemo, narabyize, ndabimenya. Yesu ashimwe. Nzi imigisha irimo uko ingana. Yesu ashimwe. Nabiboneyemo umugisha mwinshi cyane. Yesu ahabwa icyubahiro. Amen. Operation Joseph itaraza. Hallelujah. Nari mfite abakene b'Isave. Isave ninde uhazi? Isave ni mu majyepfo muri Gisagara. Bahora bari bahazi aho nari ntuye kwitaba, baratonda bakaza, nahembwe nkabaha amafaranga. Abana nkabaha, abadafite inzu nkabubakira, abatagize ibyo. Nabonye umugisha utagira ukungana.
Yesu ashimwe. Amen. Nari ndwaye ndakira. Yesu ashimwe. Amen. Nari ndwaye ndakira, murabyumva? Yesu ashimwe. Amen. Ukuntu nari ndwaye nta n'imyaka umwaka wari usigaye ngo mfe, ariko imyaka 13 irashize kandi ndi muzima. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Nta muntu n'umwe w'umwanzi wanje yangwanyije yagize amahoro. Kubera iki? Gufasha abakene. Mwabyumvise? Mbameneye ibanga. Gufasha abakene. I tell you, gufasha nta muntu udafite icyo yafashisha abakene. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Harimo umugisha mwinshi utagira ukungana. Yesu ashimwe. Utagira ingano. Hallelujah. Amen. Principe z'Imana, ijambo ry'Imana ntiribeshe. Muze mubikore. Yesu ahabwe icyubahiro. Amen. Ngo Uwiteka azamurinda amukize, ukandi azahigwa ari mu isi, ngo kandi ntumuhe abanzi be kumugirira uko bashaka. Ngo Uwiteka azamwiyegamiza ahondobereye ku buriri n'urwara. Ngo ni wowe umubyukiriza ku buriri iyo arwaye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ashimwe. Amen. There is healing mu gufasha abakene. Hari ugukira indwara mu kwitaho ku bandi. Yesu ashimwe. Ubu noneho twatangiye gufasha abakene, abatishoboye mu bitaro. Twatangiriye kuri CHK, tugiye gukomereza i Masaka. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Hatazaburamo akaboko kawe muri ibyo bikorwa. Hatazabura akaboko kawe mu gufasha abakene. Umukere dufite urahari. Yesu ashimwe. Tugomba kuzana n'undi mwinshi kugira tubashe gufasha benshi. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Imyenda, tugomba kugura imyenda. Yesu ashimwe. Tugafasha abana bacu. Aba bana bo muri Sunday school bagomba kwambara neza. Amen. Yesu ashimwe. Yesu ahabwe icyubahiro. Amen. Tugomba kubambika. Tuzaba twambitse Yesu Kristo. Amen. Yesu ahabwe icyubahiro. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Aya ni amabanga. Haleluya. Kamere y'umuntu yikunda ntabwo yakwemerera ibi bintu ko ubikora, ariko nugirirwa ubuntu ukabikora, uzabona ukuboko kwiza kw'Imana kukuriho. Uzabona imbaga y'abamarayika mugenda muri kumwe, hanyuma bagufashe mu bintu byose uzaba uri gukora. Amen. Yesu ahabwe icyubahiro. Amen. Hagira udusomera muri Luka ibice 7 ku murongo wa 41 na 43. Yesu ashimwe. Luka ibice 7 murongo wa 41 na 40 kugeza kuri 43. Haranditse ngo ati hariho umuntu wagurizaga wari ufite abantu babiri bamubereyemo imyenda. Umwe yari mu mwenda w'idenariyo 500. Umwe yari afite umwenda wa 500. Undi arimo 50. Undi 50. Ariko kuko bari babuze ubwishyu, ego, azibaharira bombi. Bose arabaharira ati imyenda yanyu ndayibahariye. Mbese muri abo bombi, yego, uwarushije undi kumukunda ninde? Uwarushije undi gukunda ninde? Simoni aramusubiza ati, yego, ngira ngo nuwo yahariye inyinshi. Wahariwe 500. Si byose ni ugomba gukunda cyane. Yesu ashimwe. Ikibazo mfite ngaha cyawe uyu munsi, haleluya, wahariwe ibingana gute? Uwiteka yaguhariye ibingana gute? Yesu ashimwe. Wibuke abo muvindimwe, wibuke abo mwatangiranye mwigana primaire, wibuke abo mwabanye mu cyaro, wibuke abo mwari muri za kondisiyo zimwe,
urebe nawe aho ugeze, usigaye windi uw'i Kigali. Yesu ashimwe. Watanze iki ngo umere uko umeze? Watanze iki? Wahariwe ibingana gute kugira umere uko umeze? Ubuntu bw'Imana bukuriho bungana bute? Wagomba gukunda Imana kungana gute urebye iby'Imana yagukoreye byose? Yesu ashimwe. Urukundo ukunda Imana ni urukundo uzakunda abatishoboye n'abakene. Ubwo nibwo rukundo ukunda Imana. Urukundo ukunda Imana ni urukundo uzakunda uriya muntu wese uri mu kibazo ukakimukemurira. Yesu ashimwe. Urukundo ukunda Imana ni urukundo ukunda mugenzi wawe. Yesu ahabwa icyubahiro. Mariko ibice 6 ku murongo wa 52 tugiye kurangiza. Mariko ibice 6 murongo wa 52. Haranditse ngo kuko batari basobanukiwe n'ibya ya mitsima kandi imitima yabo yari ikinangiwe. Yesu ashimwe. Kuko batari basobanukiwe ibya ya mitsima kandi imitima yabo yari ikinangiwe. Kubera iki ibingibi? Yesu yari arangije gukora ibimenyetso ibitangaza. Imigati, atubura imigati myinshi agaburira abantu 5,000. Yesu ashimwe. Ngo abagabo n'abana, abagore n'abana batarimo, nk'uko abagore batarya cyangwa abana ngo barye. Yesu ashimwe. Bibiliya umuco w'abayuda babara abagabo. Haleluya. Ati 5,000. Nukuvuga bari nk'ibihumbi. Ubundi ahari Imana hakunze kuba abagore. Yesu ashimwe. Haleluya. Ahari Imana abagore baba benshi. Yesu ashimwe. Mbabwije ukuri, abagabo dufite imitima yinangira cyane. Dufite ubwibone bukabije bukatubuza no kwegera Imana. Ariko abagore bafite imitima yoroheje. Niba abagabo bari 5,000, ndatekereza ko abagore bari nk'ibihumbi nka 12 cyangwa 15. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Kandi aho abagore bari, abana niho baba bari. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Niba umugore wese yazanye n'abana be 2 cyangwa 3, 4, 5, Yesu ashimwe, ndasanga tugeze nko mu 50,000 by'abantu. Yesu ashimwe. Yesu yakoze icyo gitangaza. Yesu aca imigati, hanyuma ararekura abantu baragenda. Hanyuma abwira abigishwa ati mube muragiye, ngiye gusenga, ndabasanga iyo mwambuka inyanja mugende. Baragenda ku nyanja y'i Galilaya. Baragenda kugasha, babyita kugasha biriya bakora. Baragasha biranga, umuyaga uri mwinshi ubasubiza inyuma. Ngo ijoro ryose baragasha biranga ko bagenda umuyaga uko wari mwinshi. Hanyuma baza babona Yesu ari kugendagenda atambuka ku mazi. Yesu ashimwe. Atambuka ku mazi. Haleluya. Haleluya. Hanyuma bamubonye hari nijoro, babona umuntu uri kugenda ku mazi. Nawe bahuye n'ibibazo, byanze ko bavansa. Nka kumwe uri mu bintu byose uri kugerageza, wanga ugerageza byanka kugenda, kora business bikanga kugenda, ukagasha bikanga, ugashaka akazi bikanga, ugashaka umufiance wa mbere bikanga, ukagasha bikanga. Haleluya. Noneho Yesu araje, ngo bagira ubwoba. Aho kumenya ko ari Yesu bavuga ngo noneho n'umuzimu turapfuye. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe.
ntibabasha kumenya Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Gagongo kubera iki? Umutima wabo wari winangiye. Nibya ya mitsima ntibabashije kubisobanukirwa. Umutima wabo wari winangiye. No kugasha ntibabasha kugasha ngo bavanse kuko umutima wabo wari winangiye. Ibyo bakora byose byari bibi kuko umutima wabo wari winangiye. Na Yesu akaza akabagendera. Akubona ko ari Yesu ngo ni umuzimu. Yesu ashimwe. Yesu akakugendera utaba n'abadayimoni. Yesu ahabwe icyubahiro kubera umutima winangiye. Yesu ahabwe icyubahiro. Kutamenya ubuntu bw'Imana bukuriho nuko ufite umutima winangiye. Umutima wawe ndasaba Imana ngo umenagure kumenya ubuntu bw'Imana bukuriho. Umenye ukuboko kw'Imana kwiza kukuriho nawe ubashe kugirira neza abandi. Yesu ashimwe. Ndasaba Imana ngo iri jambo ryinjire mu mutima wawe riguhindure umenye ubuntu bw'Imana bukuriho. Yesu ashimwe. Usobanukiwe. Haleluya. Ubuntu bw'Imana bukuriho. Yesu ahabwe icyubahiro. Watangira gufata abandi bantu neza. Yesu ashimwe. Umenye imbabazi z'Imana zikuriho. Nta muntu n'umwe utabasha kubabarira. Kuko kubabarira abandi ni kugaragaza imbabazi z'Imana zikuriho. Kugirira impuhwe abandi ni kugaragaza impuhwe z'Imana zikuriho. Uko urushaho kubigaragariza abandi niko impuhwe z'Imana ziyongera. Uko ugirira ubuntu abandi niko ubuntu bw'Imana bwiyongera kukubaho. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ugirire neza abantu. Witeho abantu. Ufasha abantu. Uzamura abantu. Ugirire neza abantu. Ufasha abatishoboye. Ubabarira abantu bose. Yesu ashimwe cyane. Yohana 15:12 itegeko Uwiteka yaduhaye. Yesu ashimwe. Yohana ibice 15 ku murongo wa 12. Ngiri itegeko ryanjye. Mukundane nk'uko nabakunze. Yesu ashimwe. Itegeko. Yesu yaradukunze. Uko yadukunze ni gute? Yaremeye arapfa. Yesu ashimwe. Nawe wemere usafaringe kugira abandi babeho. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Wemere usafaringe. Wari kuvuga uti uyu munsi nari gusohokana abana. Ayo mafaranga wari gusohokanamo abana uyafashisha abakene abana murarira igikoma murye musinzire. Yesu ashimwe. Ubwo niko rukundo Yesu ashaka. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yohana 13 kuri 34 na 35. Haleluya. 34 na 35. Ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze. Muba ariko namwe mukundana. Yego. Ibyo nibyo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye nimukundana. Amen. Uzaba umwigishwa wa Yesu Kristo. Nukunda abandi. Nukunda abatishoboye. Nukunda abafite ibibazo. Nukunda abantu bose. Ni uzabura umwigishwa wa Yesu. N'ahandi uri kubesha. Uri kubesha Imana nawe uri kwibesha. Yesu ashimwe. Uzaba udasobanukiwe kandi ntabwo uzabasha no gutera imbere mu buzima. Ariko nubikora uzabona umugisha mu byo uzakora byose. Uwiteka ntazemera ko abanzi bawe bakugaraguza gati. Kandi ntuzatsindwa. Uzagubwa neza kubera wita ku bakene. Yesu ashimwe. Niba ushaka kwita ku bakene uzakora ibishoboka byose. Uwo mukene ufashije ntaza kumenye ko ari wowe wamufashije.
ntaze yigera kumenya. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Ushobora kuvuga uti pasiteri, nabonye uriya muntu yanteye agahinda, ndashaka kumufasha ibi ngibi. Ubizanire pasiteri, pasiteri azahamagara wa mukene wari ugiye gufasha, abimuhe atavuze ko ari wowe wabitanze. Yesu ashimwe. Ngo ukuboko kw'iburyo kwawe kutamenya ukw'ibumoso kwakoze. Yesu ashimwe. Kuko nagushimira turakoze, haleluya, azaba kwambuye umugisha Imana yari kuguha. Yesu ahabwe cyubahiro. Niyo mpamvu ugomba gukora ibishoboka byose ugiye gufasha atamenya cyo wamufashishije. Haleluya, haleluya, haleluya. Ariko we urashaka ngo thank you, ngo urakoze, urashaka kwa gukunda, urashaka kwa kugiri ko si ku ijambo ry'Imana ridutegeka gukora. Yesu ashimwe. Ubizane muri Operation Joseph, Operation Joseph babitange. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Nakunze ukuntu babikora muri CHK. Yesu ashimwe. Ntabwo ibyo dushiriye abo batishoboye tubibaha directement, batadushimira. Hariho service bikora tukayibihe, muze kubashikiriza. Yesu ashimwe. Babashikiriza batabashikiriza, ibyo ni ibibazo byabo, twebwe tuba twakoze icyo tugomba gukora. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu ashimwe. Ntabwo ugomba kugaragara nk'umuntu ufasha abantu, ngo abantu bavuge bati uriya akunze abantu, uriya akunda gufasha. Oya, nta n'umwe ugomba kubimenya. Wewe ni Imana. Imana ireba ibyihishe izakugororera mu izina rya Yesu Kristo. Imana ireba ibyihishe izakugororera mu izina rya